Igitabo cy'Intangiriro umutwe wa 46. Yakobo abona umuhungu we Yozefu. Israheli ashyira nzira ajyana ibyo yari atunze byose. Ageze i Berisheba atura ibitambo Imana ya Sizaki. Nuko Imana ibwira Israheli imubonekeye nijoro mu nzozi iti, Yakobo, Yakobo. Nawe arasubiza ati, ndi hano. Iramubwira iti, ndi Imana ya so. Witinya kujya mu Misiri, kuko nzahakugirira umuryango ukomeye. Nzamanukana nawe mu Misiri, byongeye kandi nijye uzakuzamurayo. Kandi Yozefu niwe uzahumbya amaso yawe. Yakobo ava i Berisheba. Nuko abahungu ba Israheli bashyira se, abana babo n'abagore babo ku magare Farawo yari yohereje ngo abazane. Bajyana imikumbi yabo n'ibyo bari barungukiye mu gihugu cya Kanahani byose. Nuko Yakobo agenda yerekeza mu Misiri hamwe n'urubyaro rwe rwose, abahungu be n'abakobwa be n'abana babo bose, mbese urubyaro rwe rwose abajyana mu Misiri. Dore amazina y'abahungu ba Israheli ari we Yakobo uko bagiye mu Misiri. Rubeni imfura ya Yakobo. Bene Rubeni ni Hanoki, Palu, Hesironi na Karumi. Bene Simeoni ni Yemuweli, Yamini, Ohadi, Yakini, Sohari na Sawuli umuhungu w'umukanahanikazi. Bene Levi ni Gerishoni, Kehati na Merari. Bene Yuda ni Eri, Onani, Shera, Pereshi na Zera. Ariko Eri na Onani bari baraguye mu gihugu cya Kanahani. Bene Pereshi ni Hesironi na Hamuri. Bene Isakari ni Tora, Puwa, Yobu na Shimeroni. Bene Zabuloni ni Seredi, Eloni na Yahuleyeli. Abo nibo bahungu Leya yabyariye Yakobo mu kibaya cya Aramu, yamubyariye kandi n'umukobwa Dina. Bose hamwe abahungu n'abakobwa bari 33. Bene Gadi ni Sifiyoni, Hagi, Shuni, Esiboni, Eri, Arodi na Areli. Bene Asheri ni Yimuna, Yishiwa, Yishiwi, Beriya na mushiki wabo Sera. Bene Beriya ni Heberi na Malikiyeli. Abo nibo bahungu ba Zilipa, umuja Labani yari yarahaye umukobwa we Leya. Abo nibo yabyariye Yakobo, abantu 16. Abana ba Rasheli muka Yakobo ni Yozefu na Benyamini. Yozefu yabyariye mu Misiri Manase na Efurayimu, ababyarana na Asinata umukobwa wa Potifera, umuherezabitambo wo mu mujyi witwa Oni. Benyamini ni Bera, Bekeri, Ashiberi, Gera na Hamani, Ehi, Roshi, Mupimu, Hupimu na Aridi. Abo nibo bahungu Rasheli yabyariye Yakobo, bose hamwe ni abantu 14. Mwene Dani ni Hushimu. Bene Nefutali ni Yahiceli, Guni, Yezeri na Shilemu. Abo nibo bana ba Biliha umuja Labani yari yarahaye umukobwa we Rasheli. Abo nibo yabyariye Yakobo, abantu 7. Abantu bose mu muryango wa Yakobo bamukomokaho basuhukiye mu Misiri, abagore b'abahungu ba Yakobo batabariwemo bari 66. Abahungu Yozefu yabyariye mu Misiri bari 2. Umubare w'abantu bose bo mu nzu ya Yakobo bagiye mu Misiri bari 70. Yakobo atuma Yuda kuri Yozefu ngo bahurire muri Gosheni. Nuko bagera mu gihugu cya Gosheni. Yozefu ateguza igare rye, maze ajya gusanganira se Israheli muri Gosheni. Akimubona ahera kwamugwa mu nda ararira, bishyira kera amuhobera.
Isiraheli abwira Yozefu ati noneho naho napfa ntacyo bitwaye ubwo maze kukubona ukaba ukiriho. Yakobo atura mu Misiri. Nuko Yozefu abwira abavandimwe be n'umuryango wa se ati ngiye kubimenyesha Farawo, maze mubwire nta bavandimwe banjye n'inzu ya data bari batuye mu gihugu cya Kanahani baje bansanga. Abo bantu ni abashumba borora amatungo, bazanye imikumbi n'amashyo yabo n'ibiri ibyabo byose. Bityo Farawo nabahamagara akababaza ati umwuga wanyu ni uwuhe, muze kumusubiza muti abagaragu bawe turi abashumba kuva mu buto bwacu kugeza ubu, twebwe ubwacu kimwe na ba sogokuru bacu. Bityo muzashobora gutura muri iki gihugu cya Gosheni, kuko Abanyamisiri bazira uwitwa umushumba wese.